Nimurekera aho ngaho. Uyu ni iki amenye tagira ikinyabupfura amenyera abantu bose abonye bigendere Imana ariko no gutaha wejo bana turabimenya ora azira ikimenyere ngo nira nuko kongo bawe ebango bureka ukikana bite bya ese ubwo nta soni ufite mwari muri aho bite asire n'ibitabi byawe none uruko kura cyane mu bitabi akase uko nari ngafashe erega urambona ukikanga ugahita usubira inyuma se ubwo nta soni ufite hazo pe mu cyaro mwari muri aho winjijisha dore kandi akira ajyana kino gikapu kandi ugitware neza harimo ibintu bimeneka urimo uranyumva wankumbuye se nkumbuye ibiki n'ingeso yawe yakunaniye wanze gucika mbonye n'icyo gikundira abo ko yuzuye ni gute telefone itancika n'ibintu ndi kubona hano ubonye iki ubonye satani muri urugo abana itabi nyina inzoga tira ngusoma ese ninde uzareba takamara ngo gake inkwere ninde uzareba ese muvana nibiki byakubayeho koko warangiza ukuri nawe akurambaza iki kibuhuru dutsivuyeho uzanywe no kureba kayoga kangende no kwima muvana mbona ngize ukuri ni wowe cyangwa n'undi muntu si bite byawe nitegereze urabona sanade uretse abana babiri bonyine ufite hano muri uru rugo bekera abana nabo barerewe wanze iki shaki koze ndumiwe rasta reka uretse ngiye mbashije kumva rasta ese ari hehe ngwino hano Fabien muze hano ndabashaka
Sindi mwebwe. Yego ratamere. Yes, wenda kwemera. Mama. Nizete. Tutapisi mami. Suhuza neza. Akomere nenze ko uyu nguyu mukuru wawe ari iniga none abari kwizanisha ko twatuntu two mu cyaro ko kugumeza kukigira wala ireba mbamusuhuje akandaburiza Kubera itabi ryinshi ryakuzonze. Nta nubwo wagiye undekera umwana ubundi bite byawe. Hari icyo umugurira. Ariko ndabareka. Nawe ubwa umwana itabi. Fabien ubujura. Ubujura nyine inzoga? Reka nkubwire. Sister. Uretse abana babiri mwana we. Sigaye merera tanyisomereza ndumva takiyambanye n'iki wala mere ubundi wenda ko abana ndabareze babaye abagabo ubwanwa buragera iriye babaye abagabo. babaye abagabo nyine. Urabareze sura bashobora uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka. Gaho ndebera ukuntu bareba. Nibize se nibashoje. Uretse abana babiri bonyine ufite bazima nabo barerewe iwanjye. wa muzigo wazanye barerewe he? Iwanjye. Muzigo mana wari bavuye bameze bate nta numwenda bagiraho kwambara. Yoga muzigo wari reka Mwajyumvira imizigo ubujura nibyo mwamurimo ngo ntimwiba kandi muri mu mizigo niba ari imizigo ni imizigo mami ni imizigo cyakoze ikintu ngukundira utwembo unzaniye utwembe turyoshye uri mwembe wenyine ni wa muri cya gikapu se sinshizemo ngo mujoce kuganira akugira ngo uje kubajyana. Ako se kutambwira ku makuru ya Patrick weho basinganga no ya tera uretse tubanze twumvikana wagabanyije itabi ntago bari itabi kuri umuntu abari kwitama akantu kugira ngo nyine ugendera hejuru ugenda ku gicu n'amaguru n'iki n'iki wowe ese usigaye wiba zani bora nanyabo banibya aho za bora zirazinaniye niba kono bandi kumusilingi none uri wa kino gikwete yambaje wakira Yakoze urumva ndebera nk'ukuntu uba wambaye ibikabutura ibishumi sinzi none iki ngiki cyo noneho mana ese ubundi ndaregerana nawe ubwawe warinaniwe tujye mu nzu tujye gushira amakara ndetse manze mbaze nirakantu ha ndiba mu cyaro izisiringi izi girife reba wallahi iyi Miami wakubwira ibicwi bihagaze urumva none uri muraza bwo iyi Miami ibicwi bihagaze arabizi hanyuma baba y'abasore hanyuma wowe umusanze muri gereza baramufunze ngo yari iki mera njero buriya rero reka mbana n'abacumuratsi bundi sizose binigiye nukire butono nikorera hano mu nzu icyo naguhamagara ese wacyumvise basi ukingire nyine mama wowe bikarasa ku ngingo mwana Fabien na Rasta mwambabariye tukajyana mu rugo yumvira ngo tujye mu cyaro ntabwo bishoboka tujye mu nzu mama nawe wakwemera ko tujye mu cyaro kwe Fabien abavandimwe banyu barerewe tujye mu nzu tuve mu mvugo kikaze narume nimwe mutumanga umujuru wabonye hano wabona hano mukanya hadi wabo nuriya shoko yarari nuriya shoko yarari telefone yanjye nukuvuga ngo uyu ni umwana wanyu siko bimeze ni umwana wanyu mama bari kumbeshya ntabwo nuri umwana wawe telefone nayiza ako rero nawe telefone zanjye reka nyine arayiguhereze fande ese we ko ndeba ushaka kwikira grafe y'ibite byawe yego barayizana barayizana none ese ko ndi kubona ni gute mutunga igisambu icyo mwana wawe usubira mu munyamategeko oya none se ahubwo si telefone telefone icira umuntu mu rugo ushaka gufatanya nawe ushaka kwicira umuntu mu rugo
tugeze mu maboko twanakuriha amana bazibirije twanakuriha twanakuriha ariko ariko Fabien nawe ni gute mutunga umwana w'umujura umwana nk'uyu nguyu w'umujura icyemezo kuri kibundi niki agatoki kawe nguyu wowe iki je yaranyibye kandi neza n'uyu nguyu yashoko yaranyibye yakwibye iki telefone kandi wemeye ko umuntu nawe duha ukora ni ukuvuga ngo hano nta bintu byari bisekeje muri kumva neza mu gihe telefone yawe ngo urumva idahari yayibye hataye iki ngiki singira telefone y'abandi aravuze ngo mizigo irimo ntagenda yizanye niba yakwibye kutazanye polisi kuzana umuntu wo kunyicira umwana uyu ni umupolisi ni ukutamuzi nese ni ngombwa ngo naza kuneka ibisambo aza yambaye inifomu kandi aje kureba ibisambo kigaragaza ko ari umupolisi kubera ko unese bamaneka umubazi bamubwire icyo dupfa nuko dufashe n'umujura ubona kwicira umuntu mu nzu yanjye mama reka tukugire niba inama yizanye se reka tukugire inama Zana turebe. singa iyo barayizanye zana hano Ndetse turebe ako se muzana turebe. mbona ari n'umutibwa uno mwana nawe aratwara pe ntabyo atazatwara usubuda mu telefone kagura ngahe ariko noneho tujye kubagira inama rero ewe nk'inzego zishinzwe umutekano bakira telefone H.FABIEN we turagira ngo ejo n'ejo bundi umwana wanyu batazamucisha imisasu hejuru yo kwiba ibi bintu ntabwo ari byo kandi biragaragara yuko mwese mushyigikiye umwana wanyu Ese ninde wakubwiye ko mushyigikira? none kuki tumuzana mwarangiza mukagaragaza kandi kantu ibaze nk'umubyeyi ngaho gutunga umwana nk'uyu nguyu iyo cyari ikibazo umwana wanjye n'ibyari bamwica kutijya kwiruka nawe Reba nk'ukuntu mwamugeze reba iyo ukuntu mwamugeze bamugishije amaraso ahubwo se mwajya kubarega ahubwo mugende muturege niba icyaha kitagaragaza ubutaha nawe polisi karita ejo bundi bazakuza uniform yambaye n'umupolisi mu azamuzana urasa ubwo bwamwisha atari umujura reba uko areba tugende reba ukuntu areba mucisheni mugende ntabwo reka tubigere undi wowe aganisha no pe uvandi ntabwo wambwiye ngo abana bawe ntagaragara Susumira. ugahoza uhakanira Fabien ntibimubwiririye ntabwo umwana wanjye asanzwe yiba nuko susumi urabona ngo ntabwo Yarantunguye. umuvandimwe wawe ariko nanone ibintu by'ubusambo ntabwo ari byo mbese umuntu avuye hano avuga ngo agiye ku muhanda agiye kuzana irindazi ibyo usanga buriya bigisha bamushutse turi kuvuga gutyo garebuye reba ukuntu yasigaye gutyo noneho ukuntu amubwiye ukuntu amubwiye ngo nagende ngatsimbure ngo ha nawe kugira ngo Fabien n'ubujura ukagira ngo ntabwo amakuru yangeze wibyariye abana b'ibibandi gusa ntabwo yayitoye ni iki wamburanye kugira ngo ujye twumvikane nagarutse se wagandagatse kandi cyangwa ibintu bibera mu Vicent mu nyumve bitewe n'ibibazo uko tubikemura uyu mwana wanyu akaba ufite ikizibiti yafata nk'ikizibiti cya telefone bityo rero agomba kujyanwa mu buyobozi kugaragaza kwanza mu buyobozi se mu buhe buryo nta kizibiti tujya dusiga inyuma umwana wanjye wabaye ikizibiti gusa n'urupapuro rwa tarasayiri iyi ni ikarita indanga ACD niyo nkorera mworoshye ibintu uyu mwana wanyu muzamusanga ku buyobozi bwo kumenya kujyane manzi urenda wambaye